Ikiganiro mperutse gukurikira cy'umusirikare wo mu majoro ndaza kugicishirizaho wenda abadukurikiye igipande gitoya bacyumviye. Aho yahoze muri FDLR, yabaye muri XFR, yari umukomando ukomeye, aranabivuga byose urugendo rwe nuko yatashye. Aravuga ati rero turi hariya ideology twari dufite, twari kurwana tugataha, ariko tugataha tuzi neza ko tuzazasanga nta mututsi uyoboye kiri mu kiriya gihugu. Noneho akavuga ati byaratunaniye, ariko twaragerageje turagerageza mu buryo. Aravuga ati avuga intambara yayoboye, yaba iz'abacengezi n'izindi zitandukanye, ati kugera ubwo nige nafashe icyemezo ndavuga nti ibi ngibi ndabitsinzwe mbivuyemo. Noneho muri icyo kiganiro yagira inama, akabwira akanavuga ko ajya avugana n'abantu bari hariya nyine, akabibabwira bakavuga ngo mu buzima ahubwo ngo yarapfuye. Wakavuga ko ibintu barwanira mu by'ukuri naho bari hariya, niyo bamaraga kurwana, niyo bamaraga kugera ahantu runaka, basubiranagamo hagati yabo kuko ngo harimo ikintu cyitwa ngo kigana nduga. Muri ibyo byose twe twakoze, nakunze kuyobora turi muri Kongo. Ibyo byose nababwiye bijyanye nuko ideology yakomeje gucengezwa mu bantu bari impunzi. Twebwe twatangiye gutegura ibitero. Nayoboraga unité spéciale na 95 nari hari mu Rwanda nazanye abasirikare. Uko kwari guhungabanya ubwonko, ariko ngendeye kuri ideology yari nasanga nuba bariyo nta nibyo bagifite. Abari hakurya muri Kongo nta nibyo bagifite. Umuntu ugifite ideology ya kera ku bwa Habyarimana, akaba gifite ideology yo kumva ngo kiganduga nk'uko minister yabitubwiye hano, uwo muntu ibyo nibyo bagifite. Turabahamagara buri munsi tuvugana nabo, ukamubwira uti nyabuneka wataha dore meze. Urwo rugamba rwose muri za unité nayoboye nta na rimwe twapanga ibya gisirikari hakazamo na politiki. Gisirikari kaza kikaduha amabwiriza, abanyapolitiki bati dore rega turukugana n'abatutsi, nta bandi turwana nabo n'abatutsi. N'ubu nta nibyo biriho. Ibyo biriho rero uwikigiye muri ya myaka navuze ugitekereza ibya kumva ko azaguma muri ibyo, arashaka gusubira inyuma ngo yambare wa mwambaro se yahoranye. Kandi uwo ibyo bintu reka tubaye ikaze kuri Rwanda Nordic TV, kandi tubaye ikaze no ku Gicaniro TV. Imbere yanjye murahabona Egide Ruhashya, akaba ari mu Bwongereza. Ngiye nitwa Gatete Olivier, nkabandi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen. Egide rero kari mu kiganiro, ngira ngo abantu nyuma y'itariki ya mbere turasatira itariki ya 4, na amatariki avuze ibintu byinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Egide rero nagira ngo nguhe karibu mu kiganiro, nako nakwifuriza umunsi mwiza n'abakunzi bawe. Urakoze cyane Olivier, nanjye ndagira ngo mushimire kuba wongeye kuntumira. Hanyuma ndashima cyane abakurikira izi channels zombi, yaba Rwanda Nordic TV, abakurikira Gicaniro TV. Mwese rero nagira ngo mbifurize ibihe byiza, hanyuma mutera agatebe twiganirire. Yego Egide rero uti mutera agatebe twiganirire, nagira ngo dutangire mu kiganiro. Turagikora tuganira nk'ibisanzwe, ntago uri bube uri umutumirwa cyangwa ngo nguhate ibibazo byinshi cyane. Ngira ngo tuba dukurikira imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko cyane cyane mu biganiro dukunda gukora bimwe na bimwe dukunda kugaruka ku biba bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa tukagaruka kubigaragara tuvuguruza ibintu bimwe na bimwe biba byavuzwe babeshya ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa ku bayobozi bamwe na bamwe. Ariko uyu munsi turagaruka noneho ku nkuru isa nkaho ikurikiranya n'ikiganiro twakoze ubushize, aho bigaragara ko abitwa ko barwanya leta, niko nabyita, cyangwa batavuga rumwe na leta, ariko nanone umuntu yavuga. Ngira ngo wasomye ku mbuga nkoranyambaga harimo Facebook, aho umudamu nka Mukankiko avuga ati igihugu bene madamu baragitwaye burundu. Ngira ngo wabisomye, ubona n'abagiye bamusubiza uko bamushubije. Egide rero nagira ngo tubikoreho ubusesenguzi, ariko turagaruke mu by'ukuri ni iki barwanira bano bantu. Ni objectif ni ko bahora bababwira gutaha, kuki bumva ko bashobora gutaha ku ngufu, ku masasu. Bavuga ko ngo FPR ariko yatashye nayo ngo ariko bazataha. Mu by'ukuri ubona hari aho bihuriye biriya.
wenda reka mbere ku cyo urangirijeho, niba bibaza ko bashobora gutaha ngo uko FPR yatashye, ntabwo FPR yatashye uko bo babishaka gutaha. FPR ni abanyarwanda bari barahejejwe ishyanga. FPR ni abanyarwanda basabye gutaha. Urumva Olivier, abanyarwanda basabye gutaha barabangira. Okay? Ntabwo ari twe twavuze ko ikirahure cyuzuye. Ikirahure kuba bavuga ko cyuzuye, bavugaga ko abandi banyarwanda binjiye mu Rwanda, u Rwanda rwaba rwuzuye, kuko baravuze ngo ikirahure ngo kimeze nk'amazi asanzwe, u Rwanda rumeze nk'ikirahure cy'amazi asendereye, ngo hagiyemo abandi ngo cyasandara, ngo amazi yaseseka. Hanyuma uzi neza ko bagerageje kubwira ibihugu abanyarwanda bari barimo ngo ahubwo ni mubahe ubwenegihugu bibera aho ngaho. Urabyumva? So FPR rero yagerageje gusaba za negociation, ndetse twigeze kubivuga ko ndetse n'abanyarwanda, hari abanyarwanda birukanywe, hari n'abaje ku bushake ahubwo gake gake, abo bote yibukanye baraza bajya hariya muri parike, nta kintu babamariye, babashyize hariya inkongoro zirabarya. Nigeze kubabwira ko hari imvaho yanditse ishyira kuri front page bavuga bati inkongoro nyine zahaze muri parike aho ngaho. Icyo gihe bavugaga ko actually icyo kinyamakuru ni imvaho, kandi mwibuka ko imvaho yari ikinyamakuru cya leta. Bavuga rero ko inkongoro zamaze abatutsi muri parike y'Akagera. So FPR yarabigerageje, ijya muri negociation, ijya mu rwego rwa diplomasi, ibwira UN, igira ati ntayitanyuze, kugeza nyine igihe ivuze ati igisigaye ni ugukoresha imbaraga, petetre nirwo rurimi bumva. Abangaba nta muntu wigeze yanga ko abantu bataha, ahubwo FPR yinginga abantu gutaha. Iravuga iti buri munyarwanda wese, nta munyarwanda ukwiye kuba impunzi, ibyo irabivuga. So ni principe yabo yo kuvuga ngo ntabwo ruriya Rwanda tuzarubamo. Ni just kumva ko umuntu agomba kugaruka, yari afite umwanya yari afite, ni just kumva ko ugomba kugaruka ugifite, kumva ko Ruhengeri Gisenyi ari mwe mukomeye, ni just kumva ko ugomba kugaruka. Hariho ibyo mu Rwanda ubu ngubu ideology y'icyo gihe, urumva ko igomba kubaho, ntushaka kubana n'abatutsi mu gihugu. Urabyumva? Ntabwo umuntu yabica uruhande. Buriya just kumva gusa ngo u Rwanda rurimo abatutsi, rurimo ibyo bintu murakavuga uti nyese nzabana nabo. So ni abantu batekereza batyo. Ariko umuntu wese wavuga ngo ngewe ndatashye, nta uzaza afite ikosa Olivier azabihanirwa. Uwo nguwo azaza ahanwe nk'uko nyine amategeko niko ameze. Ariko nta muntu ukwiye kuba ingaruzwa muheto y'abandi, ngo kubera ko mukuru wanjye yakoze ibi nanjye sinzajyayo, kubera ko data yakoze ibi nanjye sinzajyayo, kubera iki noneho wowe wumva icyo kintu kikuriho kandi nta. So ariko hari abana benshi batangiye kubyumva, bajya mu Rwanda, hari abantu benshi bataha bava impande zose bajya mu Rwanda kandi nta kibazo. So uyu mudamu rero kuba yaravuze ibi ngibi, icyo yita bene madamu, ni cya kintu, ni ya ideology nanone ibigaruka kugira ngo yensiniwe icyo ngicyo. Ngira ngo wenda uraza kubivuga kuko uriya wamusubije n'intuza ni Byumvuhore. Byumvuhore ukoresha account twarabisobanuye, twarabivuze, akoresha account aho yita William Ndera, yita ngo Willy Prestide Williams. Uyu nguyu twigeze kubyerekana ukuntu ari Byumvuhore ukoresha ino account. Turanabyerekana neza cyane ko yigeze gushyiraho na video ye live yibeshe, ahita ayisiba, ariko yayisibye twamaze kuyifata. So ibintu rero yavuze Olivier hariya ni ibigaragaza donc supporting icyo kintu cya Mukankiko, byagaragazaga ubuswa bwinshi cyane, ubugome, bigaragaza uburere bukeya, bigaragaza kuvuga nabi umukuru w'igihugu, ibintu umuntu adashobora gusubiramo. Ariko biriya byose ntaho bitaniye na biriya byose bagenda gatoya. Iyo bavuga ngo mu magambo ugiye kureba Mukankiko aravuga ngo kuva ejo umunyarwanda, sindi gukoresha ibintu byose yanditse, ariko bakunda gukoresha ngo abanyarwanda n'uyu nguyu Byumvuhore yarabivuze ngo abanyarwanda, mu bwinshi bw'abanyarwanda. Urumva bagahora babwira abanyarwanda ko ngo bakagombye ngo
ni nko guhirika ubuyobozi cyangwa gukubita perezida cyangwa kugira uwo nguwo aracyari muri bya bindi bya Nyamwinshi. None se Nyamwinshi ntubizi ko ari cyo kibazo cyabaga iteka gihari? Nyamwinshi iyo bavugaga ngo iringaniza mu mashuri byagaruraga Nyamwinshi. Iyo bavugaga buri kintu cyose ni Nyamwinshi, urabyumva? donc ni ukwexclure abantu, ni ugukuramo abantu bamwe igipande kimwe cy'abanyarwanda bakumva ko u Rwanda ari urw'ikindi gipande, urumva? Ubu ngubu ukora ko yabivugaga ku munsi wa independence, donc ni ukuvuga ngo ni Parmehutu ashaka kuvuga. Exactly, n'ubundi ureba ko Parmehutu n'amakomantere y'abantu batandukanye barabivuze. No mu bihe byashize imyaka 30 ishize, igihe amashyaka yabagaho nubwo ititwaga MDR Parmehutu ariko yitwaga MDR, iteka wasangaga iyo parti ivuga ko ivugira rubanda nyamwinshi, wasangaga za CDR zivuga ko zivugira rubanda nyamwinshi. So icyo gihe rubanda nyamwinshi ni bande? So ni ukuvuga ngo hari igice kimwe uzayobora uzabera umuyobozi, ikindi gipande ntabwo kirimo. So niyo mpamvu iteka iyo bavuga gutyo ni ukuvuga ngo ikindi gipande cy'abanyarwanda kizaba kiriho. Niyo hagaragara ko icyo gipande cy'abanyarwanda cyagombaga guhora gipfa kugira ngo kizavemo. Kugeza rero muri 94 bavuze bati noneho reka n'abari basigaye tubakubure birangire, donc ntituzongere gukoresha rubanda nyamwinshi kuko noneho ntabwo tuzaba tugifite abandi. Urabyumva? So biriya rero nicyo baba bashaka kuvuga. Ariko look, niba wibuka neza Hymne National ibyo bintu byabagamo, urumva, mu ndirimbo yubahiriza igihugu. Nibyo. Urumva? Yes, harimo ibitero rwose byexclure abantu. Irya ndirimbo uyiririmbye yose, ibitero byose hari ahantu byexclure abantu, sibyo? Ukumva ko hariho igipande kiri muri iyo ndirimbo ariko ikindi gipande ntabwo kirimo. So ibyo bintu byose ni ibintu rero umuntu ashobora kureba akavuga ati, hari ikiganiro mperutse gukurikira cy'umusirikare w'umumajoro, ndaza kugicishirizaho wenda abadukurikiye igipande gitoya bacyumviye, aho yahoze muri FDLR, yabaye muri XFR, yari umukomando ukomeye, aranabivuga byose urugendo rwe nuko yatashye. Aravuga ati rero kuri hariya ideology twari dufite kwari kurwana tugataha, ariko tugataha tuzi neza ko tuzazasanga nta mututsi uyoboye kiri mu kiriya gihugu. Noneho akavuga ati byaratunaniye, ariko twaragerageze turagerageza mu buryo. Aravuga ati, avuga intambara yayoboye yaba iz'abacengezi n'izindi zitandukanye, ati kugera ubwo n'igihe nafashe icyemezo ndavuga nti ibi ngibi ndabitsinzwe mbivuyemo. Noneho muri icyo kiganiro yagira inama, akanavuga ko ajya avugana n'abantu bari hariya nyine akabibabwira, bakavuga ngo ni muzima ahubwo ngo yarapfuye. Wakavuga ko ibintu barwanira mu by'ukuri naho bari hariya, niyo bamaraga kurwana, niyo bamaraga kugera ahantu runaka basubiranagamo hagati yabo, kuko ngo harimo ikintu cyitwa ngo Kiga na Nduga. Ibyo bintu waba ujya ubyumva nawe ibyo bintu cyangwa? Yes, ntabwo ibintu bambukanye nta kintu na kimwe basize, sibyo? Ariko wenda reka tuvuge ko abambutse urumva nyuma y'imyaka 30 ubu ngubu barakuze, kuko niba barambutse ari abasirikare bakuru, urumva ubu ngubu bamaze gukura kuko bamaze kwiyongeraho n'imyaka 30, sibyo? Ariko igitangaje ni iki? Nuko umwana wavukiye hari ubu ngubu ufite imyaka 30, ibyo abiza cyo nk'uko nyine ababijyanye bamwigishije ko ariho Nduga, bamwigishije ibyo bintu, aranabizi yaravukiye hariya kandi ataragaruka mu Rwanda, sibyo? Ni ukuvuga ngo izo ntambara barwana intambara z'uturere, bakarwana n'intambara z'amoko, kandi bari hariya batarigeze baza mu Rwanda. So ni ukuvuga ngo abo bantu bakuriye muri ariya mashyamba bakura bafite ya ideology iteye ubwoba nk'iyo ngiyo, abakrosinze boda bagakrosinga boda n'intwaro n'iki byose ariko bimeze. So ni ukuvuga ngo bafite icyo bahuza cyo gutera u Rwanda no kuba barubuza umutekano no kwibaza ko bashobora kuza kurufata no kwibaza ko baza gukora umukuru w'igihugu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko noneho between bo barongera bakarwana, bitewe n'iki? Bitewe n'uko haba hajemo cya kintu cyo kuvuga ngo ariko uriya suwaha, uriya nuwaha, uriya nuwaha, nabo nibyo ubu ngubu yabaga ari gusobanura. Ni nayo mpamvu ubona iyo byose byanze imbaraga noneho baziha Kongo, kuko bibaza ko Kongo
bayigenderamo mu gutera u Rwanda. Ahangaha wenda reka mbwire n'abakurikira Nordic TV n'igicaniro TV, reba nk'ubu ngubu mu ntambara zirimo zibera mu burasirazuba bwa Kongo, iteka tubwira abantu ko tudashobora kuvuga tutavuga ibirebera mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko Kongo hariyo FDL kandi FDL nta kindi ishaka. Target n'u Rwanda, ibintu byose ikora iba yototera u Rwanda. Niyo mpamvu byanze bikunze tugomba kuvuga ziriya ntambara. So kugira ngo M23 itere Kanyabayonga, Olivier nihagera, donc ngewe nakoze ikiganiro mvuga ko bahasanze tone 5 kuko nizo information drone yanjye yari yamaye, sibyo? Muri izo nyuma yaho ariko bageze aho ahandi hantu hatandukanye, sibyo? Aho bita Ipeti, uduce tundi bafashe nyuma ya Kanyabayonga, bagiye bahasanga izindi ntwaro nyinshi ku buryo in total byageze biba 28 ton z'intwaro. Ubundi iyo tuvuga intwaro zafashwe tuvuga ngo bahafashe ngo machine gun 8, hafashwe SMG 20, imbunda z'umusada zafashwe n'izi 11 12 ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se na za BM tuzivuga bafashe nk'ebyiri cyangwa 3, ariko ubu ngubu tubivuga mu rwego rwa ton kubera ko byari byinshi cyane. Ikintu cyatangaje rero nuko aho hantu hari ballistic missile. Sibyo? Ballistic missile ntabwo irasa indege, ntabwo irasa brende, ntabwo irasa char, ntabwo irasa abantu. Urumva? Hariyo ama missile ateye ubwoba, ushobora kwibaza ngo muri kariya karere kuko kugira ngo iyo missile igende ni yindi ni atete chercheuse. Ni atete chercheuse. Atete chercheuse no kuvuga ngo ni igihe indege yaza ukayitera kuko iragenda igakurikira moteri y'indege, sibyo, kugeza igeze kuri target. M23 ntabwo irwanisha indege. Izindi mizero zari zihari ni za mizero zigenda ku buryo zirenza kilometero nka 150. Ukibaza ziba ari iziki izo ngizo kuba ziri Kanyabayonga. Wazirasa M23 handiri distance ibatandukanya igeza aho ngaho. Uburyo utekereza ko arizo bari gukoresha barasa ku Rwanda? Ntago mbizi, ariko biratangaje kugira ngo icyambere intwaro nk'izo ngizo zibe ziri hariya kandi atari kure y'igihugu cy'u Rwanda nanone. Yes, urumva kuko nibutsa abantu ko mu bihe byashize Jide wibutsa abantu tugarukeho mu bihe byashize twagiye tubona kuri za Facebook na za Twitter zitandukanye account z'abantu bakoresha yaba mu mazina yabo bwite cyangwa y'amahimbano babihimbye bigamba ko ngo amatora atazaba cyangwa ngo nanaba ngo nyuma y'amatora ngo president ngo leta ntizabikiri. Ibyo nabyo tubyibutsa abantu. Bivuga rero ko hari ibitero bashobora kuba barategura. Hariho no ibitero byo guhora babitegura barabitegura amarezuma ntabwo bishobora kugira icyo bigeraho kuko ntabwo igihugu cy'u Rwanda gisinziriye, ntabwo imbibi z'u Rwanda ukuntu zirinzwe no kuntu nyakubahwa perezida wa Repubulika umukandida wa RPF yarari Rubavu, yarari Musanze, yagiye Rusizi, wabonye abantu bo ku Nkombo ukuntu baje, ubona ko nta kibazo abantu bahariya barasinziriye, barakora, bameze neza, nta kibazo bafite. Ahubwo abo bantu barimo barata igihe kuko rwose igihugu cy'u Rwanda ahantu kigeze. Nabonye noneho hajemo n'abacadien bashobora kuzamo, haje abacadi 2,000 baje muri gusapotinga Kongo. Ariko ikibazo cya Chad barwanira muri Sahara, Chad ahantu habona itambarare n'ahantu hatambitse, bazajya muri ziriya shyamba, muri ariya mashyamba ntibazamenya kurira iriya misozi, ntabwo bazamenya kurwanira muri ariya mashyamba, ntabwo bayazi, weather yaho ntabwo ishoboka, nta mihanda ibayo, ntibazabasha kugenda n'amaguru. Ahubwo bari abantu 2,000 babazanye kugira ngo ishyamba ribarye, nirimara kubarya babahambe hariya. Urumva Chad ibigiye mu ngorane. Nta kintu na kimwe bari abantu 2,000 bashobora gukora ku mwana wavukiye hariya agakurira hariya, akaba ziri iriya shyamba, zinutuyira, azi n'imisozi, azi n'indaki zagiye zikreza. Urumva
ikindi kandi hari hariya ntabwo urwana uvuga ngo ufite icyo kurya cyangwa ikireka da umwana agira gutya akareba ipapayi akarihanura yakwigira imbere agacukura umuzi w'intuza akaba arawuriye ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bo muri Chad bakoze mistake. Ikintu navugaga rero kindi ni uko aba bantu ntibave muri ibi bintu barimo, baze bajye kubaka u Rwanda. Urumva Olivier, u Rwanda ni igihugu cyihuta cyane. Reba nk'ubu ngubu, reba icyo bakoresheje break y'amatora. Habayeho kwiyamamaza kw'abakandida, hajyamo break. Iriya break yabaye roprobiye, wabonye icyo bayikoresheje, batashye Stade Amahoro. Stade Amahoro iri kuri level kwakira ibihumbi Natangajwe n'ukuntu perezida yari fresh, urebye n'ibintu yari avuyemo na tour gukora zitandukanye. 45,700 plus ni stade yakwakira World Cup. Ibihumbi 45,700 birenga ni stade yakwakira World Cup, sibyo? Hanyuma indani urumva nge nageze amahirwe yo kugeramo, ifitemo amaresitora, ifitemo amabare, ifitemo amastudio y'abanyamakuru ateye ubwoba, ifitemo amasalon, ifitemo amatuwarete menshi koko, ifitemo amavestieri, ifitemo amakamera n'ama-haut-parleur, ifitemo ibintu byose bishoboka ku buryo iriya stade uretse iriya piste tubona aho abantu bakinira, aho tubona indani mwinyuma ni nko wafata hoteli 8 ukazifatanya. Urumva ni hanini cyane, ni hanini. So harimo ibintu byinshi bitangaje. Ikindi kandi ni heza, yaba ukuntu wubatse, amakara arimo, ibiki, disposition, uturuka hariya kuri tike yawe baba baguhaye umuryango uza kwinjiriramo, aho uza kumanukira, place yawe, birorganize n'ibintu biteye ubwoba. So urumva iyo ni break baba bakoresheje kuri icyo kintu kugira ngo haze kugaragara igikorwa nka kiriya. Ariko wanabonye n'umukuru wa CAF. Ese wagarutse kuri iyo stade, waba warasomye ibintu Nahimana Padiri yanditse muri ya account ye yiyita ngo Kamena, niba ari Kamena June, yaranditse ngo ngiriya stade se ngo muri kwiratana ngo si Habyarimana wayubatse, niba hari ikintu cyangwa erega nta competition yari ntago ari ikintu kabisa. U Rwanda riteye ubwoba. Nawe ibaze stade kereka niba avuga ko ariho yari iri. Oya, ntabwo bibona ko yigeze ivugururwa we. Kuvugururwa guteze ko barashenye barasenya, none se na nuzana n'iriya arena nayo yayisizeho. Njye narasetse. Barasenya completely, bashyiraho amapiriye mashya, noneho bubaka, yaba ubunini, yaba uburebure bwayo, yaba iki, wayishyira hehe kuri iriya stade yari ihari? Ntibishoboka. Iriya niyo bavuga ko ivuguruye, kwanga kuvuga ko ari indi. Icyo ni ikintu cyiza, ariko to be honest, ngewe nahageze bagitangira kuyubaka, baragiye barakuraho amaputre yose, bakuraho ibintu byose byagomba gusapotinga biriya barimo kubaka, kuko ntago bari gusigaho kolone yari ifashe iriya ya mbere ngo ushyireho ibintu bizajyaho 45,000 personnes. Ubundi mbere yakiraga abantu harya niba ari 20, niba ari bingana kujyagiraga 20 ahari, niba ari byari munsi y'ibyo ngibyo, kandi itwikiriye igihande gitoya. Reka byari twikira akantu k'agapande gatoya cyane kahana imbere. Urumva inyuma ibyo ngibyo tuvuga by'inyuma, ibyo ngibyo hari ahantu wari warigeze wumva harimo bare se hariya, hari wari warigeze wumva hari ahantu bashobora gushyiramo hoteli cyangwa bashobora gushyiramo byaragaragaye ko ivuguruye neza, ikoze neza. Twikomereze, karagaciyemo gusa nari njye nasaba rero abanyarwanda rwose kureba bakareka ibintu bitazashoboka, bakaza bakafata, kuko ahangaha ntabwo hariho kuvuga ngo hari uwishimye ko abantu bari hanze. No, nibaze bajye kubaka igihugu cyabo. Urumva uvuye akabyumva. Reba nk'uwo ngo par exemple uwo majoro yararwanye, yakoze urugamba, yagize gute, umunsi umwe araza arahari, ubu ngubu niwe uri kubabwira, kandi si we wenyine. RDF rwose si we wenyine, sibyo? Ntabwo ari we wenyine. Ni ukuvuga ngo none se wowe muturage utarigeze urwana, niba umusirikare warwanye we aje akabaho, wowe muturage utazi ni urashya warura iki, sibyo? Kurindira igihe ko izaterera, ngo izazitere, ngo ikureho perezida, ngo hanyuma mubone gutaha.
ubwo icyo gihe mbese ikintu nakubwira nuko wisinyiye kuzaguma ishyanga ubuziraherezo, nicyo kintu kirimo. Ntago urumva Olivier, nta mezi angahe yaba wowe yaba njyewe ntituruzuza amezi 2 tuvuye i Kigali, sibyo? Kandi ntabwo dushobora kumara umwaka tutagiye mu Rwanda. Ntabwo ubona ukuntu u Rwanda rwihuta, ntabwo ubona ukuntu u Rwanda rwavansa, u Rwanda rurihuta cyane. Aba banyarwanda wenda reka mbabwire ngo niba aho murimo hafite akazi, niba aho murimo hafite ibyo muhakora, ntabwo umuntu ahatira abantu kujya kuba mu Rwanda, ariko u Rwanda rugeremo n'igihugu cyawe, rwinvestisemo, shyirayo ibikorwa, kuko upange wenda retirement yawe kuzayikorera mu gihugu cyawe. Ntabwo ari itegeko ngo abanyarwanda twese tugende tube mu Rwanda, oya, ariko tekereza igihugu cyawe, fasha abari mu gihugu bitewe n'icyo ubona aho uri. Niba ibyo ibituma uri aho uri ukabona bikugiriye akamaro, ukabona ubuzima bwawe ari bwiza aho ngaho bitewe n'uko hafite akazi, abana bafite amashuri, uravurwa, uragira ngo it's okay, nta problem, ariko ibuka bari hariya bene wanyu, cyangwa se bika mu mabanki yo mu Rwanda, supportinga igihugu, hanyuma utangire planning retirement yawe, kuko twemeranye neza ko retirement ufite uguhereza amazi, retirement ushobora kuvuga ngo reka ndebe munsi y'urugo, retirement uvuga uti mfite kabyara kanjye kaza kunde, ntawe bihuriye na retirement y'i Burayi. Retirement y'i Burayi bagushyira muri azile, bikaba birarangiye bya bindi bagushyira mu bipangu by'abakecuru n'abasaza, ukazapfa utagira n'umuntu ukureba. Aha tubyibukiranyeho, urumva? Ikindi kandi imbeho y'i Burayi ku muntu ukuze, za rubagimpande, amagufa, ibyahe, ibyo murabizi. Retirement muyipange mu gihugu cyacu, ubwo ni ku muntu waba avuga ati ngewe mfite ibyo nkora hano. Ariko niba hariho undi wumva ati ngewe ndazinze ndagiye, kuko hano tugira abana baba biga hano, akiga akavuga ati ngewe reka nzajye kugerageza ukuntu nabona placement mu Rwanda, cyangwa ndebe ko nabona n'akazi. Uzi ko bagenda, yagerayo, yaba agize Imana abonye akazi ahita asezera, n'ibyo yibagiwe ntasubira kubitwara, ahita avuga ati reka ubwo nzabamo n'ibindi, akazajya asubira akabasura nyuma y'imyaka ingahe akagera. Turabafite benshi, umuntu ashobora gutanga ingero rwose. Yego, urumva bwana Egide, rero ndumva turaganiriye bihagije, ugarutse no ku kintu kijyanye, usoreje ku kintu cyiza cyane cyo kugira abantu inama ko bajya bibuka gushora imari mu gihugu cyabo, bakibuka igihugu cyabo, bagakora ibishoboka byose ku buryo biteganyiriza mu bihe bizaza. Egide, rero tugarutse dusoza, mu Bwongereza mwiteguye guta amatora ku musozo? mu Bwongereza aha ngaha rero, ariko ndatekereza ko ni na henshi hose ku isi uko biri kugenda. Twebwe ku itariki 14 abanyarwanda bamaze kubona information zose zikenewe. Aha ngaha dufite polling station 4. Abanyarwanda rero bamaze kuzibwirwa, barazizi, bamaze kumenya amasaha polling station zizafungurira, igihe zizafungira. Twagiye tunasobanura abantu tubabwira tuti nyabona muzafashanye mu buryo bwo kugira ngo abantu bagere aho batorera, kuko ushobora gusanga wowe wikubise mu modoka yawe ukagenda ugiye gutora uri umwe, kandi imodoka ifite imyanya 4 yindi. Tusaba rero abanyarwanda kuba nk'uko abanyarwanda dusanzwe tubikora. Mu Bwongereza mufite nka za site zingahe? Dufite enye, dufite London, dufite Coventry, dufite Manchester, dufite na Glasgow. Glasgow ni muri Scotland. Uzi ko iki gihugu gifite Ubwongereza ni ibihugu 4: England, Northern Ireland, Wales na Scotland. So mu majyaruguru ku buryo abaho kugira ngo bazaze bagere Manchester hari kure, so babahaye iyo ngiyo yindi, ubundi twajyaga tugira 3 gusa. Hanyuma nyine n'amasaha, n'amasaha meza ashobora gufasha abantu kuba wajya gutora mbere y'uko ujya ku kazi, cyangwa se ukabanza ku kazi, ukaza uvuye ku kazi ariko ugasanga polling station iracyafunguye. Ibyo rero abanyarwanda rero bamaze kumenya byose, bazi uburyo abantu biyimura, bazi uburyo gukora registration, abantu bazi ko haramutse habaye ikibazo hariho kuba wajya no kumugereka. Ibyo byose abanyarwanda barabisobanukiwe. So hano mu Bwongereza rero nk'uko rumbajije, ibintu byose biri mu murongo kandi twese twamyumvishe kimwe. Yego, urakoze cyane. Natwe hano mu majyaruguru y'u Burayi bariteguye, usibye ko
ntibuka neza site zo muri Sweden uko zingana umubare wazo, kuko niyo navuga ko ifite site nini. Ariko muri Denmark tuzaba dufite site ebyiri, hari abazatorera Copenhagen n'abazatorera Jylland. Norvege naho menya bafite site ebyiri. Finland naho ni site imwe, ni Helsinki. Urebye abantu bariteguye, bariyandikisha, nubwo ubu bisa nkaho bigana ku musozo, ariko bitabujije ko hari ushobora kuba yarakererewe, wenda akaba yasaba, wenda bakamushyira ku mugereka. Ariko abantu bariyandikishije barabonetse, yaba ari urubyiruko abazabatora ari ubwa mbere barahari batandukanye. Ubona ko bafite amatsiko, ku buryo muri iyi minsi vuba aha ngaha turateganya ko dushobora no gukora igikorwa cyo gutangira mbere, abantu bagakora ibintu nakita ko ari nk'ibiganiro, abazashobora kuza kubyitabira batarabisobanukirwa neza bakaza gusobanuza, bakireba ku marisite niba bariho koko, bakaba babasha kwiyimura. Ibisobanuro byinshi bitandukanye birateganywa rero vuba aha ngaha ko bishobora kuzaba mbere y'uko amatora atangira. Bwana Egide rero nagira ngo ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi nararikira abakunzi bacu ko vuba aha ngaha nk'uko bisanzwe tuzabategura ibindi biganiro byinshi bitandukanye, ndetse harimo na space tugirira kuri Twitter, kugira ngo abantu bahora babidusaba ko twajya tubikora kenshi gatandukanye, kandi ngushimira ku bwitange bwawe ujye ubigiramo cyane cyane Egide. Ubwo reka ndangirize ku butumwa umuntu yaha Nahimana uheretse kuvuga ngo arabona ko abanyarwanda bose babaye FPR bitewe n'ibyo abona, ukuntu umukandida wa RPF yakirwa aho agiye hose mu duce dutandukanye. Icyo ngicyo cyakakwiye kuba igisubizo cy'ibintu byinshi cyane ajya yibaza, iyo ari kuvuga ko ashobora kugira akagoma ngo niba ari 1000 ngo agafata igihugu. Ikindi kandi narebe uburyo urubyiruko rwose rw'u Rwanda ruri inyuma y'uwo mukandida, kandi rwose ruri anda imyaka 30. So ngira ngo rero kuba yarabibonye kuri akanagira gutya akabivuga, ngira ngo rero ni igisubizo cyagakwiye gusubiza ibintu byinshi cyane ajya yibaza. Nibura muri iyi periode yakakwiye kuba abonye igisubizo kirangiza byose. Ikindi wenda narenzaho nuko abanyarwanda aho bari hose cyane cyane abo ngabo bagiye gutora bwa mbere, bakwiye kudapfusha amahirwe yabo ubusa, aho bagiye kugira uruhare mu kwitorera abayobozi, kuko constitution rwose umuntu ugomba kuyikoresha uko ihari, ukavuga uti ni uburenganzira bwanjye, ni igikorwa nkwiye gukora nk'umunyarwanda, ni igikorwa ahubwo kimpesha n'uburenganzira bwo kugira ngo participating mu gutora abayobozi. Noneho ninjya muri ibikorwa njye mvuga ni biri gukorwa kubera ko nanjye nagizemo uruhare, ko iyo uri gutora wemerewe n'amategeko ibyo byose rero biba ubu bifitemo akaboko kawe. So ndashishikariza rero abo bana batoya bagiye gutora bwa mbere kuzatora, hanyuma nkasaba n'abandi bose kuzajya gutora, kandi bagafashanya. Nari nagiye kuvuga iby'imodoka, baza mugenzi wawe uri iruhande, wowe uzajyayo ryari, njyewe nzajyayo iki n'iki, kugira ngo umutware niba ufite imodoka wawe atayifite. So hariho gufashanya kugira ngo abantu twese twubahe izo nshingano igihugu kidusaba. Asante sana Bwana Egide. Nagira ngo nibutse abadukurikira ko Egide afite igicaniro TV, mugende mukore subscribe, ari nako mukora subscribe kuri Rwanda Nordic TV, ndetse Egide akagira na Twitter account cyangwa X, akunda gukoresha ruhashya Egide, ariko n'igicaniro TV nayo irahari, yaba kuri Facebook n'ahandi hatandukanye, kandi na Rwanda Nordic TV nayo irahari hatandukanye. Egide rero reka nsoze nkwifuriza umunsi mwiza. Urakoze cyane Olivier, nshimira n'abari badukurikiye mwese. Asante sana.